Bavandimwe ndabasuhuza, bahaye ikaze kuri Princess TV, muri kumwe nanjye John. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku muntu washatse kwica umukozi w'Imana pasiteri bikamuviramo gupfa, tukaganira n'ukuntu Satani atinya izina Yesu. Ubu buhamya tukaba tubugezwaho na Pasiteri Jonas. Umunsi umwe twari mu nama, buri wese yagombaga gutanga raporo ku kazi yari yarahawe, ku nshingano yari yarahawe na Satani. Ngewe nari umuntu wa 9, natanze raporo yanjye kuko bari barampaye misiyo yo kwica abantu 10. Ubwo ngubwo ngewe nakoresheje impanuka nicisha abantu 13. Urumva rero ngewe bankomeye amashi kubera ko naye nakoze akazi neza. Tugera ku muntu wa 15, uwo yari umukozi wa Satani nawe wo muri Togo. Ubwo yaraje imbere atangira avuga ati naratsinzwe, narananiwe muri misiyo nari narahawe. Ubwo Satani ararakara cyane, arahaguruka atangira gutuka uwo mukozi wa Satani wo muri Togo, aramubwira ati bishoboka gute ukuntu watsinzwe? Ubwo Satani arongera yicara ku ntebe, uwo mukozi wa Satani atangira kwisobanura. Ibi ngiye kubasobanurira ni ibyo uwo mukozi yavugaga. Ati nge bari barampaye misiyo yo kujya kwica pasiteri umwe muri Togo. Ubwo ngeze mu nzu ya pasiteri njya ku gisenge, nihisha hejuru muri parafo. Ubwo nari ntegereje ko igihe pasiteri ari buryame aribwo ndi buhite mwica. Pasiteri araza, agiye kuryama ahindura imyenda. Mbere yuko ajya ku buriri arapfukama atangira gusenga. Yarasenze, ajya gusoza isengesho yaravuze ati au nom de Jésus, ngo mu izina rya Yesu. Atari yanavuga Kristo. Twese twari turaho muri iyo nama, twumva ibintu biradukubise, twese twisanga hasi, twaguye hasi. Igihe twese twari hasi, nararebye ndeba kuri ya ntebe y'ubwami ya Satani. Nawe ntabwo yari yicaye kuri ya ntebe ye, yari yaguye hasi nk'abandi. We watubwiraga ko imbaraga zarizo ziri hejuru y'izindi zose. Uwo munsi nawe kimwe nkatwe, nawe yavuye ku ntebe yaragwa, yumvisha izina Yesu. Bibiliya iravuga ati imbere y'izina rya Yesu amavi yose agomba gupfukama, na Satani ubwe agomba gupfukamira izina Yesu, kubera ko Yesu ari umwami w'abami. Yarangije kubona izina riruta yandi. Satani naramubonye yaguye hasi. Wowe unyumva, ntugatinya abarozi. Kuki utinya Satani waguye yumvisha izina rya Yesu? Wowe unyumviriza none ahangaha, umenye ko umuntu ukurimo ari hejuru. Umuntu ukurimo ari hejuru. Ukurimo arabaruta bose. Ukurimo ari hejuru. Imbaraga ze nizo ziri hejuru. Iyo ukorera Satani bakagutuma kwica umukristo, iyo utsinzwe, inama nakugira nuko wajya ku rusengero ukajya kwihana, ukatura ibyaha byawe bakagusengera. Naho ubundi ugeze kwa Satani arakwica. Nkiva aho ngaho nahise mbona ko hari undi muntu uri hejuru. Nari nzi ko Satani ari ufite imbaraga nyinshi. Uwo munsi havuzwe izina rya Yesu gusa, kandi ntiyari ahari. None aramutse ahari, ubwo mfata icyemezo cyo kuvuga nti ngewe ngomba kwihana, nkajya kwatura ibyaha byanjye bakansengera. Uwo Yesu akaba ari we nishingikiriza. Yesu ndimwo ari hejuru ya Satani. Nawe vuga uti Yesu kurimwo ari hejuru ya Satani. Murakoze rero, muhorana Imana, turi kumwe.